ngiye kubagezaho ibiri kuba kuri Niyo Bosco, umuhanzi w'icyamamare wateye intera nziza cyane kandi akaba ari umuhanzi waririmbye abantu benshi cyane, afite abantu benshi bamukurikirana mu Rwanda ndetse no hanze. Ikaze ndi umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru pero nkaba ngiye kubagezaho amakuru arambuye ku bijyanye na Niyo Bosco, umuhanzi ukunzwe cyane nawe mu Rwanda. Uyu muhanzi rero akaba yagize gutya agatera ivi, ni umuhanzi abantu benshi bazi ko atabona ariko niko bimeze, ariko ngo umugore yazanye ntabwo yikoraho ni akataraboneka, atemba amata n'ubuki nk'uko bamwe mu nshuti ze z'abahanzi abandi nka ba Dumba n'abandi bahanzi bagiye batandukanye bagenda bavuga ko uyu mukobwa atigeze amukunda, amukurikiranyeho amafaranga n'ubutunzi. Benshi bagaserereza uyu muhanzi Niyo Bosco cyane cyane nka Dumba amubwira ngo njye narongoye abagore benshi cyane, ese wowe ufite abahe bagore? Nabahe bagore wagerageje ko nanjye hari igihe binanira kandi ndi muzima mfite amaso mbona nkabura iyo nerekeza, wowe uzahamenya ute? Nta kindi yamusubije ngo ni uko wahukanywe wagakwiye kumbera pare. Ibintu nk'ibi ngibi nibyo biri kugenda biba ku muhanzi wacu, umuhanzi Niyo Bosco, kandi niba uhageze kora subscribe, like, comment, ibyifuzo n'ibitekerezo ni ingenzi cyane. Munyandikire muri comment mumbwire uko mubyumva, uko mubibona ibi bintu rero abenshi bari kuvuga bati umuhana avayo ni umuhana ajyayo. Niyo mpamvu Niyo Bosco yanze inama abahanzi bamugira bamuha urugero nka Papa Sava cyangwa se n'umusobanuzi wa Gafashe Rock Kimomo n'abandi benshi cyane banze kuzana abagore kubera iki ngo azanye umugore. Uyu muhanzi